Yamano aratunguranye yandika ibaruwa isabira imbabazi abantu bose bafunzwe bazira ibyaha bifitanye isano no gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni yagaragazagamo Yamano n'umugore we. Ku mbuga nkoranyambaga abantu bafashe ijambo baramushimira cyane bamubwira yuko ibyo akoze ari ubutwari, ikindi kandi bigaragaza umutima wa kimuntu. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bongeye baravuga bati wasanga Jihad nawe agiye gufungurwa kuko akurikiranyweho icyaha cy'uko ayo mashusho y'urukozasoni yacaga muri groupe ya WhatsApp yarahagarariye. Mu magambo yiwe mu ibaruwa ifunguye yashize hanze iravuga ati bavandimwe bakunze ibihangano byanjye na muntu wese ufite umutima w'urukundo, mbandikiye mbikuye ku mutima kandi mu mahoro. Mu buzima abantu bakora amakosa abandi bagafata ibyemezo bitari byo bitewe n'uburakari, ubusinzi, ubuto bwo gutekereza cyangwa ibihe bibi banyuramo, ariko uko umuntu agenda akura amenya ko amahoro n'imbabazi biruta inzika n'intambara zidashira. Uyu munsi ndifuza kubwira abantu bose ko nahisemo inzira y'amahoro. Ndifuza gusabira imbabazi umuntu wese waba ufungiye ikibazo gifitanye isano n'ibyabaye hagati yanjye n'ibintu byagiye bivugwa kuri njye. Ntabwo nifuza gukomeza kubaho mu mwuka w'amakimbirane, urwango cyangwa guhorana ibikomere. Nifuza gutangira ubuzima bushya burimo ituze, gukora cyane. Nizera ko kubabarira atari intege nke ahubwo ari ubutwari bwo guhitamo amahoro aho guhitamo inzika. Ndashimira abantu bose bakomeje kunyereka urukundo no kunyumva muri ibi bihe byose, kandi mfite ibyishimo byo kubateguza alubumu yanjye nshya iri mu nzira yitwa On the World. Ni alubumu ivuga urugendo rw'ubuzima, kwiyubaka, gukomera no gukomeza imbere. Murakoze cyane ku rukundo rwanyu. Yamano Waboy aranasinya. None se nkaba ndi kubabaza, murabona izi mbabazi Yamano Waboy atanze hari icyo ziri buze kumarira abafunzwe cyangwa se abakurikiranyweho ibyaha birimo gukwirakwiza amashusho ya Yamano?